kwegera agace gusa barimo uba utangije urugamba rusa nko kwiyahura kuko uba ugomba kuhava upfuye cyangwa se ubishe ukabamara. Iyo biruka ushobora kubitiranya n'ibisamagwe kuko bagenda ku muvuduko usa nk'aho ari urumuri, ku miheta, amacumu ndetse n'imyitero y'ibyatsi. Ibi ngibi bitera ubwoba ku wababona wese, kabone niyo waba uri ingabo yarwanye za Vietnam ndetse n'ahandi. Iyo bagenda bari mu kagurupe na bya bisimba mutinya birabahabuka bigakwira imishwaro. Aba ni abajarawa cyangwa se abajara, ubwoko gakondo barizwa mu kirwa cya Andaman mu gihugu cy'Ubuhinde. Iyo bavuga ukabavugira ku ruhande ushobora kubafata nk'abantu bamwe, gusa bo bifata nk'aho bari mu bice bitatu ku buryo batumvikana habe na gato. Ibyo bice bo bemera ko bibagabanya harimo icya mbere kizwi nka Northern Group cyangwa se igice cy'amajyaruguru. Iki kibarizwa mu burengerazuba bw'iki kirwa cya Andaman. Ikindi gice cya kabiri kizwi nka Southern Group cyangwa se igice cy'amajyepfo. Iki kibarizwa mu gice cy'uburengerazuba bw'amajyepfo y'iki kirwa cya Andaman. Ikindi cya gatatu kizwi nka Central Group, kibarizwa hagati na hagati y'iki kirwa. Icyo wamenya ni uko buri ruhande muri ubu bwoko rufite imipaka yawo ndetse n'ibimenyetso ndetse n'imico itandukanye y'ubundi bwoko. Iyo ushatse kumenya impamvu ubu bwoko bw'abajarawa butandukanye n'ubundi bwoko barizwa ku isi, ntibigusaba ingufu nyinshi, gusa winjira gutya ufata akajomeri ubundi ugatera ku myambaro bambara. Kuko aba bajarawa bambara imyenda ikoze mu bimera kenshi bakura ku bishishwa ndetse n'ibindi bakomora ku biti. Iki ariko ntabwo gihagije, reka twinjire gutya. Iyo wikojeje ku rurimi rw'abajarawa bishobora kugufata imyaka iri hejuru y'ijana kugira ngo ubashe kumenya urubuto umwembe uko rwitwa, kuko iyo bavuga ushobora gukeka ko bafite amabuto y'amashini bari gukanda mu kanwa kabo. Haha, ibi nabyo biraducanze. Reka tujye ku bindi. Iki cyo gishobora kugukura umutima ubaye ugira ubwoba bwa hafi ukaba ushobora no kwitura hasi. Dore uko bashyingura abantu. Iyo umuntu wabo yitabye Imana, abajarawa ntabwo bajya bajya mu mihango yindi nk'iy'abantu basanzwe bacu bajyamo, kuko iyo umuntu yapfuye bafata umubiri we bakawushyira munsi y'igiti kinini gihari cyangwa se runaka umuryango wiremeye, hanyuma bagategereza ko umubiri ushenguka, bityo hagasigara skeleton. Ibi bigakorwa nk'ibintu bisanzwe cyane kuko nta kintu bajya batinya. Ikindi abajarawa bazwiho ni ubugeni ndetse n'ibindi bisa nabyo, kuko bifashishije ibumba ndetse n'ibindi bintu bakora mu bimera. Bazi uburyo bakora amarangi, bagakora ndetse n'ibindi bintu bashobora kwisiga ku buryo ushobora kumubona ejo wakongera kumubona ukabona asa n'undi muntu bitewe n'amabara yisize. Ubu bwoko bw'abajarawa ni bumwe mu bwoko buke cyane busigaye ku isi butangaje, kuko imibereho yabwo ndetse n'ibindi bintu bakora bisa neza n'imimerere gakondo y'ababanje ku isi mu gihe cya kera. Imibereho yabo, imyitwarire yo kwigenga ndetse n'uburyo babungabunga umuco wabo ni bimwe mu biranga abo bajarawa b'Abahinde. Reka duhure muri comment niba hari icyagufashije cyangwa se icyo wungutse gishyashya, kandi ukore subscribe, share, like ndetse na comment. Ndabakunda cyane.